Ubundi mu gihe cya kera abantu bagurwaga izahabu, bagurwaga ifeza, twavunja kuri uyu munsi amafaranga. Niko abantu bagurwaga. Iyo umuntu yabaga afite ubushobozi bwo gushaka abagaragu, bwo gushaka abakozi, yabaguraga ifeza cyangwa izahabu. Hanyuma Bibiliya itweretse cyangwa itubwiye ko twebwe twaguzwe igiciro cyinshi, twaguzwe amaraso y'umwana w'intama, amaraso y'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Muraho nanone neza bene data. Nanone nitwa Bazambanza Sylvain, ngarutse muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye nanone ko duhaye umwanya mwiza tuganira ku ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo iri jambo rifashe imitima yacu, riyihindure mu buryo ushaka, kandi tugire imbaraga zo kugumya gukora ibyo ushaka. Ngaho bana natwe, wirukane imbaraga mbi zose zarwanya umwanya w'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze. Ngaho dufashe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Twahaye umutwe uvuga ngo waguzwe igiciro cyinshi. Waguzwe igiciro cyinshi. Tugiye kwifashisha ijambo tuza gusoma mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, ni mu gice cyaho cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 19. Haravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Imana ishimwe. Narimbuze ngo tugiye kuganira ku ijambo twahaye umutwe uvuga ngo waguzwe igiciro cyinshi, cyangwa se mu yandi magambo, igiciro watanzweho ni igiciro kinini, ni igiciro kiremereye, ni igiciro kiruta ibindi byose. Tubonye iki giciro icyo ari cyo aho dusomye ku murongo wa 18, hatubwiye ko atari igiciro cyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ubundi mu gihe cya kera abantu bagurwaga izahabu, bagurwaga ifeza, twavunja kuri uyu munsi amafaranga. Niko abantu bagurwaga. Iyo umuntu yabaga afite ubushobozi bwo gushaka abagaragu, bwo gushaka abakozi, yabaguraga ifeza cyangwa izahabu. Hanyuma Bibiliya itweretse cyangwa itubwiye ko twebwe twaguzwe igiciro cyinshi, twaguzwe amaraso y'umwana w'intama, amaraso y'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Yesu kugira ngo aducungure, kugira ngo tubone aka gakiza dushikamyemo, twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo turi buvuge cyangwa se ngo dutinde cyane ku rupfu rwa Yesu, ariko kugira ngo Yesu aducungure byari no gushoboka ko adapfa ruriya rupfu rubi rwo ku musaraba. Kuko iyo dusomye Bibiliya itwereka ko hariho impfu nyinshi zitandukanye. Urugero, hariho urupfu rwo guterwa inkota. Iyo dusomye dusanga uwitwa Herode yaricishije Yakobo inkota. Bivuze ngo Yesu yashaka ntabwo yari kwirushya, yari kuvuga ati bantera inkota birangire. Hariho urupfu rwo guca igihanga. Iyo dusomye dusanga uwitwa Yohana yaraciye igihanga. Bivuze ngo nabwo ni urupfu rutari rubi cyane ugereranyije n'urupfu rwo ku musaraba. Hariho urundi rupfu kandi rwo guterwa amabuye. Tubona uwitwa Stefano
yuzuye kwizera kwinshi, arimo yisobanura ahamya Imana mu rukiko, hanyuma bamuha igihano cyo kumwica ndetse bamwicisha amabuye. Hanyuma rero igihano cyangwa se urupfu rwo kubambwa rwari urupfu rubi, rwari urupfu rw'agashinyaguro, rwari urupfu rwagenewe abagome, rwari urupfu rwagenewe abakoze ibyaha by'indengakamere cyangwa se twakwita ba ruharwa, bari ibivume, bari abantu bakoze ibyaha bidasanzwe. Hanyuma Yesu kugira ngo aducungure, we yiyemeza gupfa urwo rupfu rwa nyuma rwagenewe abantu babi, urupfu rwo ku musaraba. Niyo mpamvu rero Bibiliya yatubwiye cyangwa n'insanganyamatsiko turiho ivuga ngo waguzwe igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Petero we yabwiye Abakorino, arababwira ngo ntago muri abanyu ngo mwigenge. Mu yandi magambo, turi abantu baguzwe ndetse bagurwa igiciro cyinshi, dutangwaho igiciro kiremereye cy'amaraso. Ntago dukwiriye kugenda uko twishakiye, ntago dukwiriye gukora ibyo twishakiye. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo ntimukagende nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mu yandi magambo, dukwiye gutekereza cyane ku bintu Imana yadukoreye, ku bintu Imana yakoze ku musaraba itanga umwana wayo kugira ngo tugire aka gakiza twicayemo. Yohana we yabyanditse neza, iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu bice 3 ku murongo wa 16, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Bivuze ngo kubera urukundo rutagize icyo rushingiraho, rutashingiye ku mashuri, rutashingiye ku miryango, rutashingiye ku isura, urukundo Imana yadukunze rukomeye rwayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege apfa runo rupfu rubi tubonye, kugira ngo umwizera wese uziyemeza akavuga ati ngiye gukorera Imana, ngiye kuyubaha, atazarimbuka, atazahabwa igihano kibi Imana yateguriye abanze kuyubaha, ngo ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho Imana yateguriye abayubaha. Imana ishimwe. Mwene data, nagira ngo nkwibutse ko waguzwe igiciro. Imana yagutanzeho igiciro kiremereye, kuko iyo turebye aba babambwaga, dufashe nk'urugero rwa Baraba cyangwa Baraba, yari umuntu wakoze ibyaha bikomeye. Bibiliya itwereka ko yakoze ibyaha bigera muri 3. Iyo dusomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu bice 18 ku murongo wa 40, hatubwira ko Baraba yari umwambuzi, yari igisambo cy'ikimenywa bose cyangwa se cy'ikirangirire, yari umujura ukomeye wo ku rwego rwo hejuru. Iki cyaha rero cyamushyiraga mu bantu bashobora kubambwa. Kandi nanone Baraba yari umwicanyi rero nawe cyari cyagikomeye gituma ahabwa igihano cya nyuma cyo kubambwa. Kandi uyu Baraba yari ikigomeke, yari umuntu wanze ubuyobozi, wigometse ku buyobozi bwariho. Na n'uyu munsi iyo abantu bigometse ku buyobozi buriho, turabizi ko bitabagwa neza. Rero ibi byaha byari iby'umuntu ushobora kubambwa kuko yakoze ibyaha bikomeye abikoreye mu muryango. Rero nagira ngo nkwibutse ko wowe waguzwe igiciro, watanzweho igiciro, ukwiriye kugenda nk'uko ijambo ry'Imana risaba, kugira ngo uzahabwe ibihembo Imana yateguye. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, ni ibice byaho 6 ku murongo wa 20, haravuga ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana ishimwe. Kuko mwaguzwe igiciro, mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo impano nziza ufite ni impano y'umubiri. Uyu mubiri
ugufasha muri byinshi. Uyu mubiri udufasha muri byinshi tukiri ku isi, ni impano nziza twahawe, ariko kuko twaguzwe igiciro, ijambo ry'Imana ridusabye ko imibiri yacu ihimbaza Imana. Yandi magambo, dukwiriye gukoresha iyi mibiri ibihimbaza Imana, ibyubahisha Imana, iby'Imana ishaka, akaba ari byo dukoresha iyi mibiri twahawe. Tugiye gusenga, ariko nagira ngo wiyongeremo imbaraga. Nimba umubiri wawe wawukoreshaga ibisuzuguza Imana, umubiri wawe wawukoreshaga ibyaha bitandukanye, wakoraga ibyaha by'uburyo bwinshi, nagira ngo uyu munsi nanone wisubireho, wongere utekereze. Impano y'ubuzima uzayamburwa, ariko Imana yaguteguriye ubuzima bwiza, yaguteguriye ingororano nziza hanyuma y'ubu buzima. Rero wakise cyane cyangwa wagahaye agaciro aya maraso y'umwana w'Imana yamenetse, kugira ngo utazarimbuka kubera ibyaha, ahubwo uzahabwa ubugingo buhoraho n'uyubaha. Reka dusenge, dusabe Imana imbaraga kugira ngo ikuhe kuzirikana ko waguzwe igiciro, ndetse binatume umubiri wawe ukora iby'Imana ishaka. Mana yacu, turagushimiye ko watugiriye neza ukaduha Yesu akadupfira, akatumenera amaraso y'igiciro cyinshi, ariyo atumye turi mu mudendezo, ariyo atumye tubona agakiza, tukaba turi mu buzima bwiza. Turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Dusabiye bene data badukurikiye kugira ngo ubahe kuzirikana, ubahe guha agaciro iki giciro kinini cyane baguzwe, kugira ngo batazarimbuka nk'abataramenye, ahubwo bagumye bakore, batume imibiri bahawe ihimbaza Imana, ikora ibyo ushaka, kugira ngo mu gihe gikwiriye bazahabwe ingororano wateguye. Urakoze ko umvise gusenga, urakoze ko utanze imbaraga, urakoze ko uhaye abantu kuzirikana no guha agaciro aya maraso yamenetse ku bwabo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.